Reka mubwire pa nta bushuti na buto muhende umushahara wa mbere muhemba sauri iki wasa wihaye iki wihaye iki nyine bivuga mbere n'ubwanyuma ahubwo nawe nongeye no kuvugana nawe uzavugana nanjye kada kuzwa kwa Simba ariko ntabwo ndi gukina nawe ko yaje ukunda gukina mani we nugasuzugura umuntu umufata wijire famille wari kuzana ubugoryi bungana gutyo wari gufata musaza wanjye ukamuduka birabitutsi byose bingana gutyo ukumva yuko jewe navugana nawe uziko na discipline ugira nubwo ugira no kuwa mutima njye nakubwiye ngo nta muntu n'umuntu utira abavandimwe banje muri iyi si. Hello guys, my people, reka nizere ko mumeze neza, reka nizere yuko iminsi iri kugenda ibaryohera kabisa. Narimba kumbuye cyane kuri aka gacano ka Uwase TV, narimba kumbuye cyane byatari kuri Uwase Kevin TV. Muri kano kanya rero nabateguriya akantu keza cyane karyoshye. Keza cyane karyoshye. Mbafitiye prank hano ngiye gukorera uwitwa Kevin. Kevin prank imeze sinzi ukuntu biri buze kugenda, gusa nanjye mfite amatsiko yo kureba reaction iri buze kugira, kuko prank ngiye gukora ikintu ishingiyeho ni kubana akunda bingenzi cyane ku buzima bwiwe. N'abantu aba nyine sinzi ukuntu nabivuga, n'abantu nyine akunda kuba hafi, abashaka kumenya ubuzima bwabo uko bimeze. Abo n'abandi ni abavandimwe, hari wakunda cyane kurusha abandi bose, yitaho kurusha abandi bose. Nta wundi ni uwitwa Kevin. Ahari ndamusuje, reka nyihanganire kuba ngiye gukoresha izina ryiwe ari we ngiye gukoresha Kevin. Unyihanganire, ni prank ntuzabitindeho, kuko nzi yuko Kevin agize ati agukunda cyane. Reka muhamagare rero, ibindi turaza kumenya igiye gukurikiraho. Oyo tukuba sinema ndabere kuba siri biranze. Kevin. Uwe ndakumva. Bwana Mulisa, ndagushaka. Ibyo bintu byore banze unyita bunyumva ari uzimushakira. Mbona wowe wigize umutegetsi. Ushobora kuza cyangwa ndindira. Ndindire. Sawa nabi. Guys, reka tumutegeze rero araje. Niyo mpamvu muri kano kanya niyemeje kumukora prank. Kevin yaranzengereje abantu bo mu rugo iwabo. Kevin yigize umuntu w'umuteguzi w'amaprank yo ku rwego rwo hejuru, sibyo? Nta muntu atakoreyeho prank. Niyo mpamvu ubukemuye bamereza amazi arimo muri firigo ya Nili yashizemo oyarimo aho hejuru we yakona ukiga guhamagaye mu kigega ubu subu yakonje atakonje sinayo wawe ubwo ni iki se kataramuka uretse yuko ngiye ntako njyamo amazi bonye ko bigize ubonye ko bigize uzigize meze bite se so mbabwira ibintu wamagariye wihuta we sana gukumbe kuganira nanjye ndakwiyamye bakumba bazo ukuntu meze ko muri kubinzobe cyane abo kwa gutuma inzobe wazanye nuko tumane kuburi none wabaye umuhondo sinabwo nabo ngo tutsera ntago ari umuhondo nyine usigaye usukura wabaye kayore wabaye kimeze amazi nayo no kwenda kukoresha
ntabwo muhereje amazi wamanya amazi amazi nawe yayiterekeye tugwamanya amazi tukanseke yanjye ndayihaye ubundi akana gaseka nizimamagara iki mvaho none zemeze bituma meze neza ujya kuba amakuru y'agashiri kawe se kagahungu byagenze kare akiraho amakuru rero hagutayemo se yawe agatayo iki hari umuntu uri kugamba waje ngo se ngo kama unte ndakiyamye ndakubujije ibyo bizajya mu nshaka guhambura mwana wambura iki ibizugu urabona bitanga se wiririte se oya nshaka kubihambura pe maze undi munsi navuze ko ndi buhambure ahubwo sinzi ukuntu byagenze imbwa se nka guhambure wowe tazankatira umusatsi none urazi umusatsi nsigaye mfite nawe ukatira iki se mu izina rya Yesu nsigaye mfite umusatsi ahubwo ngiye kuzashaka imodoka izajya intwarira umusatsi oya wabaye mwinshi batazanca umutwe bakawiba uretse gato ntitabire umuntu umva agiye kwigendera ahubwo uretse alo gira vuba cyane ugende bimeze bite se nawe ubu niwo mwanya ubonye wo guhamagara umuntu n'igihe cyose gishize twarakubuze ubu ni wibutse guhamagara abantu nyuma y'igihe baguhamagara ntubafate ese Kevin kamanze nkubaze kuba ndi manager wawe nibyo biguha uburenganzira bwo kuba wakitwara ngutya wakitwara utyo nyine uko wiboneye uza mu kazi wakererewe kugera mu kazi ni 2:30 ariko wowe ukajya 2:35 si nibyo gusa aho ubera igicucu none ukabyangiriza mu mutwe nimba uri guhimana nimba uzi yuko kuwa mbere tugomba kwambara amashati y'umweru n'amatisi y'umukara n'inkweto z'umweru wowe warangiza ukaza ukambara ibyo ukabyambara ariko ntutebeze ukaza umeze uko ushaka karuvati inkweto washyizeho iz'umweru ese ushaka guhimana nande bro reka nkubwire ikintu ngomba kukwibutsa ni kimwe sibyo menye yuko ndi manager wawe ndi manager wawe mu kazi nibigera hanze nta kibazo ujye ubifata uko ushaka ariko nitugira mu kazi Kevin utazatuma nkubahuka ndakubaha Kevin itonde none ubyagira no muri lunch iminota 30 yo muri lunch wowe ukarenzaho iminota 5 ese ubundi uri nkande wigize iki wowe ninde muntu uyobora hariya ninde company wayigize nkaho ari yawe kwa nini Kevin ndi inshuti yawe sibyo uri inshuti yanjye sibyo turi inshuti cyane pe namushiki wawe byarabizi ariko ntago ari ngombwa yuko witwara uko nguko ngiye ndashaka no kukwirukana kugira ngo byeme uwo ninde ugiye kwirukana itonde si musaza wigize ikintuzi Kevin uri kubwira gutyo hari undi se wese nta uri itonde uyu ni musaza wawe reka muhukure ibintu mwese mushaka kwigira hanga umva Kevin ni mushiki wawe wigize wese bonde ndamuhuriki uri kumva Kevin njyewe ndakurambe nta nubwo ngukeneye uri kumva njyewe uko kwigira akagara cyo guticererwa mu kazi kutazi kuzi igihe ushakiye ubanangiza n'akazi rona gakuru gataha mbere y'abakozi Kevin njye ntabwo ibyo bintu mbishaka uri kumva ibyo bintu njyewe ntabwo mbishaka ibyo bintu byo kumbwira ngo byakivana n'icyo iyo bigeze mu kazi ntabwo ubuvandimwe bukora please mfasha njyewe nta nubwo nyine inshuti yawe nimba ibyo bituma wica akazi muri karo ka ngende manager wawe umfate nk'umuntu utazi cyangwa akuzi n'ibindi nanjye ubwanjye nubwo ndi manager company akaba ari ya papa ariko nje ntago nitwara ngutyo uzabaza nje ntago nitwara utyo ibaza no company sini yiwanje ukitwara utyo wangegera we ngushyire mu muhanda ujye kongera gusabiriza kwitingegera Kevin yakugize je ngusubize mu muhanda je nkugire rubere muri kano kanyu ubibone ngo hagarikira amakonte wagicucu uritwaza ngo ugende inshuti yangu none ngo mushiki wawe ngabanga nawe mwajyanira na bro nundi munsi ngewe ndakwiyamye ntago nkukeneye
uri kumva noneho kugira ngo nabyemere ngiye ngugarutse no mu kazi igihe kingana n'amezi 5 isi pake tazibeshya mugarukire ceceka mwaramwuri wanyu mwamureze nabi nese bamworoye mu buhe buryo ceceka aho ngaho nubwo ari umuvandimwe wawe ibyo ntago wabinzana wowe ntago nabikoze nawe se yakugize Kevin ni iki cyo kuryo yitwara mu kazi uko yiboneye Kevin ni iki kuri randesha resha kuri yari igikuri uzaba se Kevin na muremure saba baransumba uri kumva ni mushiki wawe ndi kubwira Kevin ntabwo ibyo bishoboka ngiye nguhagaritse amezi 5 mu kazi udakora nimba iwanyu bari batunzwe nawe nta kibazo bazasabiriza nta kibazo ariko muri kano kanya ndambiwe agasuzuguro kawe kandi ntuzongere kumpamagara na papa ngiye guhita mbimwohereza kuri email mwandikire mugire yuko Kevin muhagaritse amezi 5 ubwo nubishaka uzajya kubuyera iyo ngiyo nibyo nakubwiye gukora nabyo wanze kubiko nta kibazo nzabyikorera none ashaka mushiki wawe nta kibazo uzumukura hano mugende nta kibazo mwumva nge suninde umugore we waranshatse nimba naraje uko kari mama wambwe mundi nze kubasura ubundi niwe naje tumuka ugende wamaze ndatumuka nyina sawa Kevin ako pasi ko kina discipline ugira uko kina discipline ugira ubundi kuba ndi manager na papa kabari nyiri company ntago uri manager se wahaye ikima ngo se uri manager mu biki ntago bitangure nkaza bwo kwifata uko musaza wawe ashaka ndamwirukanye uramwirukanye so urinde umwirukana wewe wamuhaye akazi akira uzuko nta n'ubwenge ugira wewe wamuhaye akazi wowe urirukana Kevin wewe wamuhaye akazi ejo uzabona agarutse wanyabuhera abuhera siki we hari bundi ari wanya takoze yabura urijejwe niki je nanga umuntu ubaho musaza wanjye bro uzabaza twese ntabashike bacu tugira mwamaze musaza wawe mwamaze ariko ntabwo ibyo ntabwo bindeba rero ntabwo ariko nawe warukure kumwirukana muri burabo nameze nabi mwamufashe n'umuzi akurumva amagambo yose umubwiye akomeretsa ngajya kubuyera agira nasundi uzi ko udufaranga mu mari twiwacu tumubesheje ubundi sobona ukuntu yambara ari ubufaranga bw'iwanyu budafite 12 nyine yatahiye mu kwambara akora iki se n'iki kizima akora iki kizima akora zo gite dakora n'iki n'iki kisa ahubwo akora papa waje mundi se akagenda mbere ubwo icyo akora n'iki nisi cyo dakora n'iki nyine cyo dakora n'iki agenda ntakora nyine mbwira icyo dakora n'iki ahubwo se akora iki none se nimba umuntu aza mu kazi tambe n'igice na 30 yaka iminota 5 we ntago wayikerera isundi wowe hanyuma muri yacu agakirwa iminota 10 agataha mbere y'abandi akora iki si papa wabimubwira abimubwira abimubwira zose zo mu kazi ni za papa n'ingiye ubuzi gahunda y'umunsi n'ingiye ugena gahunda y'umunsi ya papa rero abimubwirira reka nkubwire pasi nimba utaruna nabizi ibyo ubushuti bwanjye nawe tuba dufitanye mani na hato bihura n'abavandimwe banjye na hato bihura n'abavandimwe banjye abavandimwe banjye twararuhanye ndakwiya ni wowe hari undi se ndikubwira wowe na musaza we mwese nahita mbagira utyo ase utugira gutyo ubundi waranshatse kurya uvuga ngo uranyirukana none se nimba ko urumva ko ufite uburenganzira bwo kwirukana ko sinagushatse none se nyine we ahubwo se naje gusura wowe njye naje gusura wowe cyangwa naje gusura mama wawe ni mama wawe yagiye mu kazi sawa rero uwo muri kano kanya ibyo hano mu rugo wamaze wese nuzi wacu ntagushaka ntago iwanyu se mperuka ryari kuko musaza wese akora neza kuko musaza reka nkubwire pasi abavandimwe banjye twarabanye ukarisha Kevin na Kelly na hato nta n'umuntu n'uyu n'umwe uteze kubaruta mu buzima bwanjye twabanye mu buzima ubwo ari bwo bwose ukabwira Kevin kuriya ko kinywa gusa reka nkubwire pa turamufashe shaka tumushyize ku rwego rwo hejuru ariko se iwanyu ni mwene mutanga akazi arifashe yegera kuriya ni mwene mutanga akazi se amafaranga y'iwacu ari kumubyimbya sha ni mwene se mutanga akazi ni mwene nyine nagenda ajya kubyikora mu zindi gahunda nagenda ajya kubikora mu zindi aragenda n'izi mbabazi n'aya mezi 5 umuhano nawe bazamukubita ebana n'abareba namufunga namwe ni ubona undi mukozi bakora nuko yabakoreraga do no muri kano kanya uzi n'urekana no kubwiza ukuri y'abana gifungaga ariko pasike be uko iki kuryo uri kumwifuriza kumuvuga
Kevin nanga nk'ibiyobyabwenge, Kevin nanga nk'inzoga, Kevin usanga nabi kuko nta muntu ubuzima witwara, nta muntu uzaho yavuye azi ubuzima yabayemo, azi ukuntu byamugoye, azi ukuntu yigeze kurya ibiryo byo muri mondisi, dore ni kwitwara mondisi yigeze ajya kananuga yigeze abana mayibo. Urabona uraseka iki se nyine gusekana nawe? Ndi kureba ubuzima Kevin yabayemo, namurebe ariko ubuzima yabayemo, ubuzima yabaye mu kazi yambaye inkweto yenga amashati, umuhemo mushaka wambera ku inkweto zose n'Imana. Kevin ntabwo yambara inkweto yenga, reka mubwire pa nta bushuti na buto muhembye umushahara wa mbere muhemba sauri iki wasa wihaye iki wihaye iki nyine bibugambe n'ubwanyuma, ahubwo nawe nongeye no kuvugana nawe uzavugana nanjye kajya kuzwa kwa Simba ariko ntabwo ndi gukina nawe ko yaje ukunda gukina mani. We ntugasuzugura umuntu umufata wijire famille wari kuzana ubugoryi bungana gutya, wari gufata musaza wanjye ukamutuka biriya bitutsi byose bingana gutya ukumva yuko njyewe navugana nawe. Uzi ko nta discipline ugira, nta nubwo ugira no kuwa mutima. Njye nakubwiye ngo nta muntu n'umundutira abavandimwe banjye muri iyi si. Abavandimwe banjye batwara n'uheke. Dufite ukuntu twabaye, dufite n'uko tubanye. We niba wavuga Keri, wari gufata Kevin ukamugira nk'imbo, ugafata Keri ukamugira cishwa. Nta soni, ntabwo bishoboka na rimwe. Nta muntu n'uyu n'umwe turi inshuti kurenza abavandimwe, nta n'ikintu na kimwe kibaho muri iyi si cyandutira abavandimwe. Uratinyuka ukubaho uka Kevin ukamubaga kuri wa rwego, nta soni. Ndakubwiye ngo nawe nakureka tugahera ubu tutazongera kuvugana by'iteka ryose mu buzima, by'iteka ryose ukazumva nkazarenda mpfa nongeye no guhura nawe. Urabona ibintu uri kwigira pa, urambabaje. Sawa ubuse ngiye kukubwira byemera ntabwo numenyera Kevin, si umuntu wamusuzugura, simba nshaka n'umuntu wamuvuga nabi mu buzima bwanjye. Ukaza Kevin ukamwubaho ngo yaje mu kazi yambaye inkweto zihengamye, nta na rimwe Kevin yigeze yambaye inkweto zihengamye. Nimba ntiwabikuguza mbwe yarakubeshye ngo arya imyanda ngo muri puberi. Uriya mwana si mayibobo ntiyigeze anagira wamaye umwanya nkakuvugisha ariko ubu maze no mu bwonko ntabwo nabugeramo, nese uko nabukora muti dore ngurya muze ku mutwe. Amagambo ubwiye Kevin, ubuze umugabo ari kuvuga ukuntu Kevin yabonaga uri umuntu mukuru ugira ibitekerezo by'abantu bazi. Ibitekerezo ndacyabifite, ibitekerezo ndabifite, niyo mpamvu ibyo bitekerezo byanjye bise bituma mvuga uti kubw'ibitekerezo byanjye n'umutwe wanjye n'ubunyabwenge bwanjye nyibitseho, reka mpite nkubita prank ya Danje Kevin kubw'ibyo bitekerezo byanjye bikuru. Mpita mvuga uti reka nkore prank Kevin nyimukorere ndi kubeshya, hanyuma azongere gukora prank irenze nk'iyo mukore nta kibazo. Bitwaye ikisi byari prank byange cyangwa ubyemera n'ushaka nkubita cyangwa kuri icyo ushaka. Prank ze kamera urabizi ndabakunda abavandimwe bano nunabakunda kurusha ibindi byose. Wata ubuzima bwawe kubera abavandimwe bawe, niyo mpamvu nakoze prank nkubeshya. Niyo mpamvu nyine ni prank Kevin dupfiki no muri telefone yanjye kirareba usanga kamera iri hariya ngurutse reba hari ahantu hatoboye n'irido katoboye mu ngurutse ni muna yicometse, ntabwo yibona kubera kuri rene zirigize nayirije niyo bwayo. Nibyo nakubwiraga kirareba nimba nigeze mvugana nari n'umuntu igeze mvugana byango nabyemere kandi twavuganye mu kanya twavuganye mu masaa 5 saa 6 ambwira yuko ari maratanga imvumo turi kumurya. Mbese wari ubizi ko yatashye n'uturi kumurya ntabyuze kandi mu muvandimwe kamera ugasebya abavandimwe banjye uko basebya humva ntabwo abavandimwe banjye banshaka ko bivanga n'ibintu bya social media ariko urubaza babaretse musabye imbabazi nawe musabye none z'ubukeve basi yatekereje nabanje ndisegura nkuko wabivuze ndi umunyabwenge ubw'ingo nakoresheje. Nabanje ndisegura ndavuga uti umva bari kongeye gukoresha izina ryawe, ndabizi uyu muntu Kevin akunda ikintu cyitwa ubuvandimwe, noneho byagira ku bavandimwe biwe bikaba karusho. Niyo mpamvu rero humura, ndabizi ko bakunda kandi nanjye ndabakunda rwose.
Kevin nta n'ikibazo dufitanye mu kazi, Kevin nawe anadutanga mu kazi, atanga n'abakozi bose ku nyine nanjye ndi kwibaza Kuma ukuntu rero. Keva azinduka twanavuganye ahubwo saa sita yatashye ngo umutwe uri kumurya ibyo nabimenye. yita ku bintu none uri kuvuga ngo natebeza Kevin reka nkubwire ngo waye bene wanyu kuko uhora unkorera prank ukantungura ugakurira iki ukayaza ubwonko bwanjye. Niyo mpamvu muri kano kanya rero nanjye nkubise ikintu cyitwa prank yatanze. ariko twanaga ari byiza Oya ni byiza kare kakurira. Shamaye pucho. ese paka nkubaza Na mama nabimubwiye. ariko shapa ushyizemo isesereza ryinshi Oya nawe uzarikiremo. Nta kibazo. Ariko ndaguhaje we. Uzonya uzana indi prank uzategurire ikubyiye ngo ikubyiye ngi ngukore. Ngira ukuntu byumvise, ngira ukuntu wiyakiriye. reka nkubwize Amande mwe bange no. paka nkubwize ukuri Dore umuntu maze kuvugana nawe. reka nkubwize ukuri sibyo Agapombe. reka nkubwize Navuganye n'agapombe. reka nkubwize ukuri Karamba. ikintu namise ntekereza muri njye sibyo nari nguze ati pasi icyo nzi icyo bitewe n'ukuntu nzi ni inshuti na Keve kandi ikindi Keve yitwara neza mu kazi pe bishoboka navuze ati ahubwo swati ikintu gishoboka ni kimwe aba bantu babateranyije nimba atari abantu bakuje mu matwi turi kubyumva none ndimo ndavuga ati se mana yanjye ndebera sha nyine ndi gutekereza ukuntu umubahutse amagambo umubwiye ukuntu umubwiye nawe kandi nyine birakure inama yakugize biziko ni biziko n'ibintu urimo uravuga atari byo kandi nzi ko Keva atanabikora ndekura nyine byarangiye ni prank byarangiye sibyo Kevin nta kibazo rwose na kimwe dufitanye pe njye nashaka ko gukosora sibyo urabizi narabikubwiye ati ibi bintu nkore nanjye nzabikwitura niyo mpamvu rero aho bana ntabwo njya gukora prank z'ubugome zimeze gutyo nta umuntu urenze kuri wowe ntagukoze iz'ubugome ntabonye ayo marebe uzi ko ari ubwa mbere nkubonye oya nako ntabwo ari ubwa mbere nanjye ubwa mbere nkubonye iri aho basi mbabara abavandimwe banjye ntuzongeye kubazana mu bintu bya social media nubizana nanjye nzabiza njye sinjya nzana abavandimwe noneho nzabazana aribo bagukora prank noneho ntabwo Keve yaza gukora prank akira azaguhanya gupfa kuko zino nuko bakunda cyane uzaba uri ibintu azagukoresha amurezi ngahurira mama cyane reka nkubaze wirira kibonye nyine reka nkubaze ceceka ndakubujije ko tuba tugomba gukora prank sibyo zifite ikintu ziri kwigisha ku rubyiruko cyangwa se ku bantu abo ari bo bose nk'iyi prank yawe iri kwigisha iki iyi prank njye nabikoze ari ukwinumuza kandi abanyarwanda bazabikunda erega ikindi nyine kiriho ikintu nashaka kugaragaza wenda sibyo ndeke nimve no muri ibintu byacu hari nyine hari abantu bakunda abavandimwe babo byataye babakunda cyane pe ku buryo niyo wagira ikintu umuvugaho bigoye kuba yabyemera cyangwa se kuba yabyumva ko icyo kintu kiri kuvugwa ku muvandimwe wiwe ko ari cyo binagoye kubyumva. Niyo mpamvu navuze uti reka nkore kano gaprank noneho ndebe reaction za Kevin ku bavandimwe iteka najyaga mbona yishimye kuri buri ndebe ko ababaye kuberaho ndebe ko abagiriye agahinda turebe ko ari guhita byemera ku kanya ngo ibiki na biki sibyo iki nicyo kigaragaza ubuvandimwe sha ubonye ukuntu arize ubuze guys ubu mufite bashiki banyu cyangwa se basaza banyu babakunda bene aka bigeza bene akagene ku buryo umuntu arira arya ndumiwe nukuri ndumiwe yewe ndayamanitse reka mbabwire sibyo hari ukuntu urata nyine uba ufite abavandimwe bawe mwibaniye muri inshuti ukaba ufite umuvandimwe akaba ari byose byawe nyine pe ari byose byawe guys ukabona umuntu ari kuza amusebya amuvuga ibintu bitari byo watekereza n'ukuntu umuzi ugatekereza ko ibyo bintu atanabikora mu buzima bwe no mu bintu bidashoboka nk'ibyo bitarimo nyine nanjye nahise nishyira muri iyo situation navuga ati okay pasi nyine ubwo babateranije shapa nta kindi narenza basi soriho nyine nta kundi okay njye gukupa kamera nyine baseze
Guys, bye. Guys, saba rero Kevin ndizera yuko ubibonye ibintu mukoreye. Sawa? Ngeze mvuganye iki nawe? Iki. Aya uzi ukuntu anyunguriye. Yarazi yuko ari wowe wabwiye. Ngo natwe ngo cya pasi tuzacyishyura. Ntabwo bizaguhira. Ariko nyine mwibuke subscribe, ebana subscribe ni ingenzi cyane. Mwibuke subscribe, comment, share, ubundi mutubwire inyigisho mukuyemo cyangwa se uko mubibonye. Nashoka aho ngaho rero. Wowe wari uhari uzi ko byateguye. Babwira ngo bakubwiye muri mumbwira hatagiye muri comment. Rata mutugemba no mukunda abavandimwe banyu.